defense nta kibazo nabonye ngiye muri defense hafi umukinnyi se utari mukwe kuburimo muri defense tuvuga cyane ngewe uko defense imeze central back mutima defense aba center backs nta kibazo yaba Mutsinzi yaba Manzi yaba Clement yaba Yunusu nje mbona ari abakinnyi oya aba center back basanzwe abaratero uretse Kageje wavuyemo agasimburwa n'uyu mwana uvuye muri Mujene uvuye muri Mukura Obed nta kindi kibazo mbonamo abadahari nabo tudafite Kavita ariko ubwo na Omborenga yagiye Omborenga ntabwo bisobanura ariko kuba we na Yunusu se ubwo byo nkubwirerege bingi ahanini biragenda binahura n'abashobora no kuzabanzamo cyane rega umutoza buryo urabihuza nagize umungenge nazigize buryo urabihuza kabiri mwiza w'amavubi n'Omborenga hashize imyaka myinshi ariko ngiye ubwo mbona dufite undi kabiri abantu batazi ko ari kabiri ngenda hita nsimbuka nge mu bahamagaye bitwa forwards ngende maze impamvu mu guhamagara ikipe y'igihugu abantu bakora ikola babesha abanyarwanda guterera iyo ni statement ikomeye babesha abanyarwanda ntabwo abantu bose turi abantu b'abanebwe badakurikirana umupira badakurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu hari abantu who do not care badakurikirana ikipe y'igihugu harimo n'abatoza bataza abakinnyi bacu naho bakina n'ibyo bakina ariko turimo n'abandi bantu bakurikira sibyo bakurikira abakinnyi bacu nepo cyane ngiye nta kandi kazingira akazingira nako gukurikirana abakinnyi sibyo hano ntabwo wazumbe ngo mbeshye rwose ngo mbyemere sibyo iyo urebye abakinnyi bitwa aba forwards bahamagawe muri ekipe y'igihugu aba forwards barimo ni bangahe uwo bita Rafael York nepo uri umusesenguzi Rafael York ndakwaza ibibazo bibiri ufashe abanyarwanda kubyumva Rafael York ni umuforward icyo ni icyambere icya kabiri Rafael York arakina urakoze cyane Lorenzo buriya ni umuforward imbere na mbere n'umukinnyi usatira reka mbabwire uretse amavubi nta kintu reka dusubire inyuma ariko muze kugaruka ku nyito forwards ntago ari abataka bakina ku 9 nibyo ntabwo forward bivuga abasatira urumva none se uragira ngo muri liste bavuga aba forwards bavuga n'abawingers biragendana oya biragendana uskuna byita none se nta attacking midfield ubaho muze kugaruka ku nyito utaza kuyobya abantu muze kugaruka attacking midfielders naba bitwa ba Samuel Gelete ni bamuhire Keve ariko abo bose mu guhamagara babahinyitsi imwe y'aba forwards ari Haji na York umuforward ninde Haji ari mu midfielders York ari mu forwards what is that oya reka mubwire kandi kantu oya ndarushinga bose turabakurikira turabazi York ashobora gukinishwa imbere ku ruhande urumva York ashobora gukinishwa inyuma ya barutahizamu iyo ni imyanya yose akina ariko umwanya we umukinnyi baporivara nyine bose umukinnyi ashobora gukina imyanya myinshi uretse gato Umikeli Merino ko ari gukina nka rutahizamu tumwite rutahizamu umukinnyi none se inshingano wamanga rutahizamu ntazi ko uretse ntari gutsinda uko yaba polivara kose umukinnyi agira umwanya we do métier ubu Haji umuteretse hagati ntiyabyara ariko si itegeko nyine mbwira Haji yaba mu midfielder ryari ariko yewe si itegeko ibyo mushyikira bitari byo Haji iragwa Haji mbwira ukuntu ari mu midfielder York uretse gatoya Lorenzo reka tugende muri iyi ngingo ngewe nubwo uvuga na Axel akavuga ntabwo ngewe ndumva ikintu murimo nyine kutumvikana wowe uravuga ko wowe bita Rafael York umwanya akinaho muri Krebe atari akinishwa mu ikipe y'igihugu muri ekipe y'igihugu ntaheruka gukina dusobanure neza batakuvugira ekipe y'igihugu ntaheruka gukina Krebe ntaheruka gukina biragoye no kumenya umwanya yakina ubu yaba ari indi ngingo ariko Rafael York umwanya we do métier kuvuga ngo umukinnyi wese ya mupolivara hari n'abakinnyi bajya mu izamu arabataka kubera situation yego ariko Rafael York no mu midfielder nka Sahabo nka Keve urabyumva nka Samuel Gelete nka Jaberi
nka niseti urakoze sibyo cyane nka niseti ababyumva bakumvisha ariko uwo mwanya uvuga n'uwo muri Karabaye wanyemereye oya batse gatoya ashaka kujyana na Lorenzo uwo mwanya uvuze akinaho awukinishwa muri Karabaye niho mwanya akina arakina se aha ntago akina awukinishwa se arakina hanyuma se iyo yakinnye se Rafael Yoroko mu Mavubi noneho akina he Rafael Yoroko kubwereka gukinira Amavubi ndumva ashize nk'imyaka 3 sibyo ra ndumva ashize nk'imyaka 3 ko hari qualification z'igikombe cy'Afrika iki cyarangiye n'igikombe cy'isi giheruka niba nibeshye nepo icyo gihe Rafael Yoroko nibuka kuri match ya Mozambique nko kuri match ya Mozambique nibuka niyo performance aruka kugira nzima ndumva icyo gihe kuri za Benin yakinishwaga imbere ku ruhande yakinishwaga imbere kuri karindwi ku ruhande rw'iburyo ariko Yoroko muri club Yoroko umwanya we dometier n'umwanya wo hagati mu kibuga biratujyana no ku ngingo y'abandi bakinyi muri equipe y'igihugu ruvuga ngo dusunike neza abakinishwa imyanya muri club udashobora kubabonaho hari ikibazo babaje ne porero reka gisubize ukaturajya no kuri bajoje reka ngisubize ni naho tugana kenshi tujya duhamagara abakinnyi baza batatanga umusaruro rimwe na rimwe bikavamo ikintu cyo kuvuga ngo nabakinnyi bibagiranye mu ikipe y'igihugu ugasanga hajemo ibibazo umutoza arakubwira ati umukinnyi ntagira discipline ngo umukinnyi ntago yumva ariko umukinnyi rimwe na rimwe ukabona ari kurengera inyungu ze uyu munsi ninzanwa nkakinishwaho nge ntiyumva yego ndaza gutanga umusaruro utari mwiza na amanota mabi kuri nge na amanota mabi njyanye muri club nsubiyemo nta nubwo ndemyemo icyizere abanyarwanda naje guha ibyishimo turagendana kuri icyo kintu nk'urugero ngufashe gutanga urugero uwo bita Samuel Gelete ndumva nta ari nk'imikino ibiri gusa akinishijwe muri equipe y'igihugu akina umwanya we Samuel Gelete muri equipe ye Harare la Rouvière akina nka nimero 8 sibyo no central midfielder ariko uri offensive sibyo Samuel Gelete imikino ya mbere muri equipe y'igihugu yakinnye nabi cyane kubera guhengekwa bikagaragara ko atanishimye kuri match ya Nigeria bamushyizemo Nigeria yari twishe abantu basohotse bavuga ko ari umukinnyi w'imfube ari flop kandi ari uko yahengetswe kuri attack like nk'umuwinga kandi atari umuwinga match zakurikiyeho Samuel Gelete akinishijwe neza hagati mu kibuga yatanze umusaruro abantu no wapanga ikipe itarimo bikoro sibyo ko urugero rwiza dore icyo navugaga rero ngiki byoroshye cyane kukina amajwi cyitwa Rafael Yoroko Rafael Yoroko akiri mu cyiciro cya gatatu muri Sweden mbere yuko ikipe ye atandukana nayo yari umukinnyi ukinishwa ibumoso inyuma yahakinnye imikino irenga 15 nkurikirana nagiraga gasegma nkora ka buri wa kabiri ku buryo abakinnyi bitwara icyo gihe ntihamagarwaga muri national yari umwe mu bakinnyi bare batakikamagarwa ariko uzimamvu gihe ntashoboraga kugenda hariya ngo njije umutoza ndavugaga nti wenda arareba nk'umutoza akavuga ati mfite mangwende ni umukinnyi w'umutitireri nshaka kuba ndari buzane Claude cyangwa se nkareba undi mpazana akaba ariyo bari bumpa ibyo ngibyo apari yuko yakinaga urwo ruhande iyo bakinaga defense ya bane central yakinaga kuri gatatu bakina defense aturagakina nk'umufullback w'ibumoso hose ariyo mpamvu mu ikipe y'igihugu abakinnyi uramuzana niba amaze iminsi yikinira yugarira wamushyira muri secteur zataka ukabona umukinnyi nashamburiya ntagenda uzi ikivamo avuye mu kibuga aha bagize kwiyenerva rimwe na rimwe arijya avuga ati sindi bwange gukina bampaye ngize amahirwe ngeze mu kibuga uri abakinnyi bakinanze bahagacira ikipe y'igihugu kuko nandi ni ikintu kiremereye kuri aho umukinisha hose arabyemera reka ngundi urugero araza ku rugero rwitwa Georgia ari umukinnyi waje rwose tubikeneye Georgia muri Rhode Island umwaka ushize kuko ubu bamaze gukina match ngira ngo niba imwe batangiye championa muri weekend banaratsinzwe ku busa match yabo ya mbere yakinnye none y'iburyo mwumva uburyo abakinnyi babaturuna ariko mu myanya itandukanye niyo twe tubakeneyemo muri National Axel ariho Lorenzo akoreye ikintu kivuga gutya ari statement yakoze muri football moderne abakinnyi baba muri ya system abatoza asigaye bagaragara bakinishamo abakinnyi barabakinnyi bakina basatira aba babiri baba winga nundi mukinnyi umwe wataka babita aba forward ari naho haza confusion
wahamagaye Iraguha Haji mu midfielder umwise mu midfielder kandi niwe uri mufuwa kumva none se arahakina ntakina muri batatu bataka muri mwe mwabona Haji ari hagati mu kibuga icyo si ikibazo cyo kumuhamagaraho ukamenya uko wamukinisha ariko dore ikibazo nge icyo nashaka ari nacyo kintu nge nifuza ko confusion yabahamagaye dore nacyo nifuza kuri Adera Murusha iki kintu uko yazagira uburyo agihindura nawe namara kugira ukuboko kwa nyako mu ikipe y'igihugu umukinnyi yatoje ahantu henshi hatandukanye nge bura nishimiye ko byibuze mu gutinda kuzana umutoza ushaka kuzana umutoza umenyereye umupira wa Afurika umenyereye aka karere urakoze reka nge nanabyita gutyo ndi kumwe na Axel iryo jambo narivuga ngo bazanye iyi confusion yo gushira abakinnyi mu myanya itari yabo ntabwo byatumye Eritatu muri ekipe y'igihugu amera nkaho yirukanwe burundu Eritatu uri kumva dore ikintu gihari Kwizera Georgia ubu Haji bamusize mu kibuga mushyira kuri gatandatu kugira ngo bamunanize ahita avamo ubushize mu midfielder twamuhamagaye ubushize Kwizera Georgia yakinnye ku ruhande rw'ibumoso inyuma sezo yose irarangira twe twamuzana muri atake cyangwa se mu ikipe y'igihugu dufite ikibazo cyo kuba tutagira barutayiza Maxime ukavuga ati wamushyira imbere akaza kudusayidira muri bukasibya cya gitego yatsinze Kwizera Georgia yarakirenze iminota 60 niwe mukinnyi wavagamo mbere mu mikino ya Kwizera Georgia urafata umudefanse umushyire kuri wing ya kinyo diga match za national urazikora kwizigira namwe ba Ruvuyanga no hanze mu bamwari Radio Rwanda ntiyahabura uvuge ngo ari cyagucitse remplacement ya mbere umutoza yakoraga muri ebyiri za mbere Georgia hanze uzima agahita ashiramo Samuel Garete nawe kamuhengeka uyu munsi twe dufite ikibazo mu basatira aho kugira ngo umukinnyi umushyire mu mwanya utaruwe umudefanseri umwatakisha watakisha umudefanseri hari umwanya uba wishe we waza no yive muri rutsiro access nzi ni mu byumva Kwizera Georgia mu ikipe yo muri Amerika kina nk'umudefanse ngiye natangiye gukurikirana waretse nkagwa kandi kantu match ya mbere kugira ngo mvu buryo ibintu abigenda bikurikirana abatoza aba afite aha kubona muri club adashaka kuguhindura match ya mbere bakinnye ya mbere muri champion muri Amerika yanyujijwe iburyo urabona ko akunda ushaka kugira ikibazo cy'umu fullback y'iburyo ukavuga ati tujya tuyibona abawurayi nabarahenge ku ibumoso na Nigeria igibikora si gitangaza kuki bakomeza kuvuga ngo none niba uzi uyu mutozi yakuvanye gatatu akakuzana kabiri cyaka kuvana kabiri akagushyira gatatu ariko ntagushyire kuri wing na rimwe ntagushyire kuri wing avuga ati uyu mukinnyi ndamwizera muri systeme zugarira nubwo yabahengetse kuri gabiri ariko ari umugoshe ndamwizeye mu buryo bwo kudefanda gukina muri Rhode Island ari naho yatangiye guhamagarwa kina irakipe ndayikurikira nigeze no kugira ibihe byo kuzajya mvugana n'abanyamakuru bayikurikira bo muri Amerika tumva nigeze kwivuga hanga Kwizera Georgia no mu wing back abantu bitwa ba wing back urebye umwana bita Patrick Dorgu uri muri Man United equipe kina defense 3 aba center halves batatu donc aba defenseurs central batatu ikagira n'abaratero babiri ibinyuma ariko urumva usanga kenshi hatakisha barutayiza muhanga henepo babiri akenshi cyane Kwizera Georgia akina ibumoso inyuma n'iburyo inyuma niyo myanya hinduranye nkwaho sindamubona asatiriza muri ekipe ya Rhode Island ariko muri ekipe y'igihugu baramutereka kuri wing arimo gufatanya na nshuti Innocent ngo ugiye gushaka ibitego uzi kiba nufata uramutse ufashe Mangwende cyangwa Mborenga Fitina ukamukirisha kuri wing yakina iminota ingahatanirwa kwabayirukanka cyane niyo mvuna nyina nirwa vuba ruhavu ariko ushobora gusanga nkayo makuru atari no kumuhengeka bigambiriye ahubwo bazi ko ari umuwinga sibyo bazi ko ari rutayizamu sho usanga ariko babizi byaba ari byiza kwanza muhengeka bazi ko ari kumuhengeka ariko ikintu ubwo bamfite nuko bashobora kuba batazi n'umwanya kina kuko ibi twavugaga byo kwita Haji Iraguha Haji ngo no midfielder no Haji ngo no midfielder bro abantu bakora liste ibintu babikora babizi ngo haye urugero ko byabaye ku mwana bita Eritatu bamubwira ngo uzakina akababwira ngo oya ntabwo ariho nkina yakwiramanta bakamwirukana mu mwiherero ibi ni ibintu bashobora gukora kugira ngo bavuge ngo ko twaguhamagaye mu bakinnyi hagati mu kibuga none hagati mu kibuga urarusha Keve oya urarusha Samuel Garete oya urarusha Jihad oya urarusha Casemiro oya ariko akubwira ati ariko ku mpande ndarusha Barafinda sibyo kuko niwo mwanya kina ntabwo twaguhamagaye nk'umuwinga
iyi ni tekinike ikoreshwa mu Mavubi kugira ngo umukinnyi ntiyisante aleze ku mwanya we. ntawe ushaka kumbwira umuntu ukora liste ya call-up y'ikipe y'igihugu azi ko haje ari umediateri kandi haje ari akaba bifitemo izihe nyungu Rore? nuvuga ngo nintamuhamagara wenda abafana b'ikipe ya Karabaye barasakuza ko ntamuhamagaye reka muhamagara ariko bya bindi ntazamukenera. haje ko urahamagarwa se muri ekipe y'igihugu akiniye kangahe? ntawe urahamagarwa se? ndumva ari nka call-up mwinshi tuzikurikiranye cyangwa enye ajya akinishwa. adufite aho ingaba ngaba mu rushano mu Rwanda ntibakina. uza kandi kantu se kamwe nagiye kugwaho urugero kuri ibi bintu twavuga tugasozaho. uyu munsi icyo ngemba nsaba kenshi ikipe y'igihugu ntagiye wenda critique zabura. ntago abakinnyi yose bahamagarwa ari gihe amarangamutima abantu bamwe na bamwe uvuga ati hakabaye hazuye bitewe nuko ubitekereza. ariko kenshi impamvu polemique zikomeza kuza kenshi bigahera muri call-up y'ikipe y'igihugu bituruka rimwe na rimwe nyine kuri ayo makosa bikorerwamo. reka nguhe urugero ntitwavugaga ikipe y'igihugu ya Nigeria twe tuzakina ntituvuga aba Victor Osimhen tukavuga aba basore ba Victor Boniface ba Toru Arokadare ariko bakabashyizemo mu baforward bashyiramo witwa Moses Simon Sumuwinga Nathan Tera Sumuwinga witwa uyu Samuel Shukweze Sumuwinga cyane none se si babakinnyi tuvuga Samuel Wobi kera yari umuwinga ariko kwera ko muri Fulham bamukinisha nk'umucentral midfielder no muri equipe y'igihugu niko bamukinisha ni ukina na Ndidi hagati mu kibuga mu bimbere ntashaka gukandagira bahamagara nk'umu midfielder cyajya kiri muri Arsenal yakinaga mu ruhande na Nigeria kamuhamagara mu rugo ariko umutoza wese uje aravuga ati hawe ni muri mediane nibo reka ngwe nk'urugero hari match batamukinishije match Kigali gezayitera mu bikurikirane neza match Kigali gezayitera nge nawe nge manutse tuvuye muri match twanamanutse kwa kundi imanukira ebana yarakaye yabishe umusuje wese azunguza umutwe ariko umutoza kugira ngo abikorenemo amakosa ajye kugwengeka resulta zibure cyangwa se n'imikinire ye ntikunde mu gihe akubona ko ari we mwiza muri mediane iwo burakina mu gihe abona ko nta mwanya afite muri bandidi n'abandi jya ku ruhande niko kuri ko biba bimeze